natwe nk'abavutse ubwa kabiri dusobanukiye cyangwa se dutahuye cyane umwete w'icyari cyo wo mu mwuka ko Satani turwanya agwanya abera ko afite umwete nawo kugira ngo aturwanya tunanize adusubize inyuma yangize umugambi w'Imana ku buzima bwacu. Tugomba gusobanukirwa yuko natwe mu mwuka tugomba kwashira umwete mwinshi cyane. Biratubwira mu gitabo cya Kobo 5:16 aravuga ngo Eliya ari umuntu nkatwe muri ko ngo yasenganye umwete mwinshi cyane afunga ikirere imyaka 6 yongera kandi gusenga ikirere kirafunguka ngo yasenganye umwete ngo yari umuntu nkatwe ariko yasenganye umwete mu mwuka ishaka ryo mu mwuka wa riri hehe ubwo n'ubwo gwa mbere niyo biriya tuvuye ngo mucungure umwanya kuko iminsi ari mushiremo umwete bivuga ngo mu mwuka tugomba kwashira umwete mwinshi cyane kandi ntabwo ari kwashira gusa umwete gutyo kuko mugomba gusobanukirwa ntabwo Eliya umwete yari afite wari umwete usanzwe ntabwo wari umwete w'inyungu ze mu mwuka iyo uhageze ntabwo uwibona umunyamwuka iyo arimo arasenga ntabwo yibona umunyamwuka iyo arimo arasenga abona ubuzima bw'abantu benshi abona impinduka ku bantu benshi abona gukira kw'igihugu ariko umunyamubiri aribona niwe nibye gusa niyo mpamvu abantu benshi cyane nubwo tubabona ngo barimo barasenga tukabita abanyamwuka ariko kuba umunyamwuka ntabwo ari ugusenga usenga kubera ko uri umunyamwuka ariko ntabwo usenga kugira ngo ube umunyamwuka umunyamwuka arangwa no gusenga nuko biri ariko usenga ntabwo twajya tuvuga ngo ni umunyamwuka oya kuba umunyamwuka bibyara gusenga muri wowe ariko kuba usenga ntabwo bibyara kuba umunyamwuka ntabwo tugomba gusuzuma amasengesho yawe uko uyasenga kuko ushobora gusanga urimo gusengera mu mubiri maze wabona ukabona misi ya 3 4 5 cyumweru 20 40 urimo rasenga abantu bakavuga ngo uramuntu afite ishaka afite umwete ariko ugasanga ntaho bihuriye n'umugambi Imana ntaho bihuriye n'ishaka Imana ishigikira ko narababwiye ntabwo ari umwete wose Imana ishigikira kugira ngo Imana ishigikire umwete urimo amafuti Imana yashima uganzana n'umunebwe kugeza igihe azasobanukirwa icyo agomba gukora birababaje ntabwo ushobora kumara iminsi 40 ingahe urimo kwirebaho gusa n'ibibazo byawe ugize umwanya ngana gutyo hari ibintu byinshi byahinduka ariko ubuzima ntabwo buzenguruka kuri wowe gusa ubuzima ntabwo buzenguruka kuri wowe gusa no hari ibintu byinshi cyane uri connected kuri byo kandi kugira ngo nawe ugere ku byo ugomba kugeraho hari byinshi bigomba guhinduka ariko uzahora urwana n'ibindi bintu byinshi kuko utamenye yuko ntabwo ubuzima buzenguruka kuri wowe wareba abandi benshi cyane bari connected kuri wowe utabasengeye rero bahinduka utabasengeye bamere neza utabasengeye bagubwe neza utabasengeye ibintu bihinduke uzasanga nawe ibyo wagezemo ntacyo bikumariye ahubwo ari umubabaro agahinda gusa kuko utasobanukiye ibyo ngibyo biravuga ngo musengere igihugu nicyo y'amahoro ngo muzaha amahoro none wowe ushaka kugendera mu gihugu kirimo amahoro gute utagisengera ni ikibazo biravuga ngo umunyabutarifuza ariko ntabyo azabona muve mu kwifuza abarokore musenge mutisengesheje musengere ibihugu byacu tuvuga mu bintu by'amagambo ariko iyo urebye amasengesho abantu bahoramo ni inzu imodoka umwana gurongora niyo masengesho duhamagara abantu kuza gusenga ibitangaza ariko iyo bivuze ngo muze musengere igihugu muze musengere abantu gukizwa muze uzarebe abatonda ni bangahe barabaze cyo nikikwereka neza ko gusenga syo kubitugindura umunyamwuka oya umunyamwuka arasenga ariko ubusenga ntabwo bimuhindura ku umunyamwuka rero mugomba kubisobanukirwa bino mugomba kubitahura mugomba kubitekerezaho ibintu bindi ndavuga umwete wose ntabwo Imana ibushigikira muri wo mwete Imana yashigikiye wa Eliya ubibaza yuko ari ibintu bisanzwe umugabo gufungikira y'amezi 3 imyaka 3 amezi 6
gutyo tu yari amasengesho ateye ubwoba. Gusenga amasengesho nawe ushaka gukoraho. Reka mbibutse yuko Eliya yari muri kira gihugu, ntabwo yasenge ari mu kirere avuye ngo yenuye ahandi hantu yewe nta problem. Yayasenze ari muri icyo gihugu. Aba n'abagabo bari baza bari bo mu Mana. Ndafunze ikirere ntago rizongera kugwa kubera uyagize ishaka ryinshi ry'umurimo w'Imana, agira ishaka ryinshi ry'abantu barimo bararimbuka, agira ishaka ryinshi ry'abantu bari mu bigirwamana bavuye ku Mana. Aravuga ati kubera ibi bintu mwagize no kwica abahanuzi, ndafunze tuzongere kubona imvura hano. Iyi myaka Imana iravuga ati ndabyemeye, ndagushyigikije ijana ku ijana kabisa, nirifunge n'amezi 6 kugeza igihe n'ukuri ntabwo ari igihe nzabivuga, kugeza igihe uzashakira wowe nyine nzakugarura maze imvura yongere kandi kugwa. Mutekereze nta n'undi muntu uzashobora kuza gufungura ikirere, paka Eliya wenyine agarutse akaba bafungura ikirere. Niko byagenze. Iryo ni ishaka Imana ishigikira. Ishaka ryawe riri hehe mu by'umwuka? Ishaka ryawe riri hehe mu kubona abantu bakizwa? Ishaka ryawe riri hehe mu kubona abantu bahinduka? Ishaka ryawe riri hehe mu kubona umuryango wawe uhinduka? Ishaka ryawe riri hehe? Suzuma ishaka ryawe rigutera gusenga. Abenshi murasanga ari ibyanyu gusa,